ko nije naguhaye akazi tuzomwereka ko nije naguhaye akazi tuza bose turayizi wowe kuburyo utakica ivyo nivyo nshaka cyambere nuko mfite amazi urabyumva naguhereza example nawe amara y'ibikoresho narayaguhaye banana example nawe gerageza banana example oya uri mabuja wanjye naho kubariye ati jewe ndakubwiye ko ndagukunda mba ndabihagaze ndabona kubeshya ko ndabizi urukundo n'abarwa mbere wankunda kuko narababaye baramba bagiye ko ndavuga ati so kunda umuntu wanyawo umwe mu buzima biraho banje ko uravuga bashaka ko tutandukana ko bazi ko ndakunda ase ubundi ubona ibintu unkundamo ikintu nkundira ni iki umuntu ushaka niwe ndiwe ibyo bintu ndabifite ni ibiki byose narabirebye byose ndabona ni wewe basi kugera hejuru ni wewe kandi umutima wanjye nabwo wibeshye ufite telesikope isa umutima wawe cya cyuma kireba kure kireba n'utuntu dutoya cyane ku buryo ureba ukamenya cyane uba wumva unyizeye njye uri wanjye rwose uburyo ntabwo uhinduka ubuze wumvishije amagambo yo ku ruhande wareka kwibohereza umutima wawe ntabwo ndakunda ariko reka naho mbabaze ariko mbabazwe nawe ahubwo ngo reka nakwete kuko ndagukunda kandi wari usanzwe unabizi kuko ndagukunda ahubwo nisuzuma wari ukurasuzuma sibyo ko mama kurindiriye boje mama w'umurezi sibyo mama wize muzana ikindi gihe next time I will meet your mom. Do you understand? oya namukunda byiza ikindi gihe uzahura na mama wawe oya ariko bitari none umuramutse ukamukora mu kiganza nk'uko umubwira ati mama baji ni sawa ibyo byonyine kuko nivugisha basi nari ndahakima inywa amazi ariko ubundi mama wawe aranzi neza buriya ndashidikanya ko yabatanze mama arakuzi iyi ni izina arakuzi neza cyo kubwira uburyo turiko turakuganira akona kagiza umuhungu mwiza ariko ibyo byose mba ndabizi okay noneho rero hari umuntu twadufitanye gahunda iriya kuri ya nzu hakurya twibona ndayibona iriya ndende urimo urayibona ndayibona kandi nari namuhaye isaha n'iminota ndi bumushyikire none wanyereje kandi njyewe nakubashye sibyo please reka ugende mbanze shyike ko twadufitanye gahunda kuko kunyicira igihe buriya nawe bafite izindi gahunda byemereye urezi umwanya tumaze kumukora mu kiganza gusa ukamubwira ati mama baji ni sawa ibyo byonyine byemereye ndakwinginze please no niba unkunda noneho nawe nimba unkunda mpa akanya ugende sibyo kubera ariko gikorera ndavuga ukanyutanga kwenda gukunda nta kibazo nta kibazo genda ariko nizere ko uyu munsi uzoza sibyo thank you so much bye ariko urambabaje naho ukiri ndakubabaje gusa nyine ibintu mbwiye nanjye ngiye kubitekereza cyane cyane numve nyine ko ari byo hanyuma ninumva umutima wanjye uhamanyana ndi guhamanya nawe come back ahubwo twanahurira mu kazi wese tuba turi kumwe cyane nitwava ku kazi tuzajya tuzana na sibyo byashoboka ko tuvuye ku kazi twaza gufatira lunch hano kwa mere wawe kandi okay sawa rero reka ngende sibyo bye ariko nawe uri romantike cyane
ariko ndagukunda azi ko ntazi ko romantike yiza bigeze nzokwigisha wagumana nawe ntabwo yapfa mu nkuru zawe reka nigende sibyo nta kibazo umuntu nawe ndabizi umuntu akorera umuhanye gahunda akakubeshyira bibabaye ntakinga ahantu hawe sawa bayi natwe turi kumwe buri gihe yego kari kumubangamira kumbona harimo umwanda ko inkabaye ntibagihereza bino biyi katasi kubahakorera kandi ndabahereza amahera akwiriye uyu ndebere reka ejo tuzohura nabo rindiriye ha inka nizizonca mu myanya y'intoki ntibaza ngo bazihereza amazi meza reka ndumiwe ejo tuzobonana barambaye kubona inka z'iwanjye ganza
nawe uri ngaha we ntitwavuganye yuko ibyo twavuganye warabikoze nzamwica akunda kunyura hano ukagenda ipaka nyandugu nzakica handi mu myitozo maze mwereka imyitozo njye mba nakuriya ikibazo nawe wabona ndakwiye kwica wabona nawe ndakwiye kwica iki kibazo nzamwica akunda kunyura hano ukagenda ipaka nyandugu handi mu myitozo nzamwica werugira ikibazo ni mu myitozo hano nari numvise ibyo uri kuravuga ati ngo uzoya nawe ndakubwira ati intamira kina n'intare nushaka kunkanga wowe ushaka kumbwira gukora nzabikora akora kunyura hano agiye muri parike nyandugu avuye hariya iremera genda bizi byose amakuru yose narayakuye nayafite werugira ikibazo icyo uzombarira ndindira icyo uzombwira nzamukwereka namwishe mwana we Kimura. Iriwe nani? Ego makuru. Umunsi y'amasaha. Okay. Bo, ni karibu mu nzu rero. Ni mugenzi wawe nawe twicaye kuri iyi ntebe ariko mwese tubaye karibu muri Sanga Muyobozi. Nase makuru yanyu umudufitiye mudutungu sinakuzi ko umuyobozi ajya asura abantu batunguye bura ngenda tunguwe mu bintu bintunguye ntabwo nanzi ko nubwo njye nakora uko wagera hano ni karibu tubaye karibu ahubwo se undi nzi ko iyo nzi yuko wimukiye hano muri iyi karitsiye muntu urahise uyu muntu ntangira kwimagina ko hari ibibazo kandi nzi ko nta kibazo mfitanye n'umuntu nta birenze ibyo turabimenya nyuma umeze neza rero tumeze neza turashima bo rero wenda ntabakora wenda rero kwandika ijambo gusa mwihane ariko tutabakiriye ariko uko dusanze nyine nawe nikora dufata nta kundi kuko ntabwo ari ivumbukiyeho irasa umuhanda kuri umuyobozi natwe karibu hano nawe wenda ufite n'izindi serivisi nyinshi ufite n'akandi kazi kenshi ariko tuguhaye karibu nawe tubwire kubwira mu rugo rwacu niba ari kudusaba bisanzwe niba ari n'ikindi kibazo nabyo tukabimenya n'ukuri nta kibazo tubaye karibu rero muri Sanga yewe uyu uramuzi uwo yandamuzi ngo muzi nka Aneti
n'umugore wanjye ntiriwe nkuhisha kandi ngira ngo nawe urabizi bigeze kubyumva ko n'umugore wanjye ko afite mu karere kawe n'umudamu wanjye nizera ko ubizi kandi batiyemereye byari gukundagaho niba mubize hano njye yari gukundagaho kandi ikibazo mufitanye ikibazo ubwo nyine ikibazo barabizi kugisobanura ntabwo mbizi mfite uburyo bwo kugisobanura njye ntagenze ubwo nyine ubwo barabisobanura nanjye ndaba ndi kumva nyine uko bwisobanura nanjye nuko nbyisubiza ariko wabisobanurira wasubiramo ibibazo twavuganye muri biro n'umutware wahari nabisubiramo uyu mugabo hano twarashakanye turabyarana dushakana ibintu agomba kugira imico mibi akantererana mu bintu byose abana nkaba n'ingendo mbirwanaho kurya kwambara ugasanga ntibirwana nabyo ariko ndabyihanganira sinigeze mushyira ku karubanda cyangwa se mbe namukoze isoni narabyihoreye mbirekera ku mutima ariko icyambabaje ni uko yansohoye hano mu nzu akanyirukana akananyirukana nabi nta n'ikintu nsohokanye na kimwe ubwo rero nkaba nagira mufashe mbese ampura iki cyangwa se abona nta gaciro mfite muri uru rugo ibyo ni byo bibazo mfitanye nawe waba nzamwica kariya gakobwa nzakica kazaguha amahoro wowe uzumva utuje urumva gakunda kunyura hano kagiye muri parike Nyandungu kavuye i Remera urumva nzakica hano buriya bari mu myitozo imyitozo ngeze ndayirambanyije wowe ntugire ikibazo kikakubaza nzagakuramo ingoto urumva ushaka kubaho neza wowe ushaka kubaho neza yego uzabibona wowe humura urabona wari uzi ko wansanga hano wowe nari nzi yuko hano akunda kunyuranga amakuru yose narayakuruye urumva nifite ubutasi bwanjye urumva ngiye ngomba kubimenya urumva rero ukajya unyiruka nkaho mbonye hose we karakuga nzakica nzakica imyitozo narayikoze irahagije urumva ibikoresho nabiguze ariko hari ku rutonde dukeya urumva ibintu byose uzabisanga hano wowe urumva ngiye nkunda kuza ahangaha no na mukanyagiye ntabona akanyuze ahangaha ugasanga nakubwira ati urwamagana avuga ati nisho amafaranga ngiye yose nashaje kubikora urumva we humura cyambere si ukubona ko namuhanda kwanza manuka manuka kuko ibyo iyo myitozo yawe ndeke kitanakora manuka ureke kunyikangisha uvuga manuka ubu simbaha mba mu gasozi nagiye gushakisha ubundi buryo mbaho kubera ikibazo cy'uwo mugabo yaba yarabonye abandi bansimbura nabyo yabigusobanurira yaba yarabonye wenda maze gucuka akaba atakinkunda nabyo yabikubwira ibyo uri kubyumva nabyumvise byabayeho umuyobozi murakoze ariko njyewe mu bintu by'umugore byose kwisobanukira nta na kimwe nzi nta na kimwe uzi njye sinigeze mwirukana muri ubu nta na rimwe bisobanuye ko ari kukubeshera cyane njye sinigeze mwirukana nta na rimwe cyane iyo mwirukana abana baramwirukanye nisamo nubwo uri umuyobozi baramubwira ati injira runaka asigara ariko sinigeze mwirukana mu rugo kuko ari nyina w'abana banjye kuko n'umugore wanjye utwaye simuhakana umugore wanjye nk'uko biri
sinigeze mpakana nta na gakeya pe. Sinamwirukanye, sinanamuciyeho, nta n'icyo yansabye ngo kimwime. Murabizi natwe bayobozi ibyo tuba tumeze iyo dufashe umwanzuro wo kugera mu rugo rw'umuntu tuba tumaze iminsi tubiperereza, dufata akaperereza gatoya mu makati tukabimenya. Ku iperereza ryanjye mfite n'abantu tumaze kubaza bangahe, dufite iperereza rivuga ko bamwirukanye ntaba hano, kandi nizere ko twinjira wabonye ko twazanye sinamusanze hano mu nzu, kandi wowe guhakana ngo ntabwo wamwirukanye. Niba reka mubwize ukuri, ibyo uvuga wowe reka nkubaze, wowe nimba warakoze iperereza byibuze ryimbitse, wowe wakoze iperereza ku giti cye, wigeze uza gukora ku iperereza ku giti cyanjye? Ibyo ndi kumva uri kujya kure. Sinjya kure. Ikintu kinzanye hano nakoze iperereza, ntabwo nakoze iperereza ry'ibyo mu rugo rwanyu kubera ibyo ntabwo ndabikuganirizaho. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka nzane nawe kugira ngo turebe ko ibibazo twabikemura cyangwa twabifatira umwanzuro. Urakoze cyane. None se reka mbyemere, wakoze iperereza ku giti cye, ariko ntigeze ukora iperereza ku giti cyanjye. Bajya bavuga ngo uko mu rusyo akoma n'ingasire. Umvise ibintu ni bibiri, uko mu rusyo akoma n'ingasire, kuko ntabwo wafata urusyo ngo ushyireho amasaka uyasye nta ngasire ihari. Wumvishije iby'uwo yabikubwira iyo ngiyo uhita uza, ariko ibyanjye ntabwo wigeze guperereza mu gace kamuyemo wumve nimba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Ibyo ngibyo byose ari kuvuga ngewe ni ikinyoma, nta na kimwe ugiye kwemera, nta na kimwe ndi kumva. Uri kubihakana neza cyane. Natwe dusanze ari byo ukumva byagenda bo ndeka nkubwire kumbwira ngo ndumva ngo nsanze ari byo numva byagenda ute? Ahubwo mbere yo kumbwira ngo ndumva ngo nsanze ari byo ngo byagenda ute? We kubera iki wakoze iperereza ku giti cye nicyo kintu? Please manurizwi umenye ko kuvana n'umuyobozi, ntabwo naje kuvana nawe, naje kubaza amagambo makeya. Ibyo ndabyumva basi mumbabarire. Iciye bugufiya cyane. Sawa. Bagomba tukaganira hasi. Wabonye iyo myitozo? Uraje imyitozo yanjye. Yegera kwanza. Kuhagaze kure uri kuninya. Ntabwo nagutinya wowe. Bambwira wowe. Shaka tuganira ibiki? Imyitozo yanjye irarambanyije we. Gira vuba. Ariko uzi ko uramenyera intare. Shaka gukora imyitozo, mbwira ibyo ushaka kumbwira ngende. We. Tuzi. Ko nije naguhaye akazi. Jizo bimwereka ko nije naguhaye akazi, tuza. Wese tino turayizi wowe. Kuryo takica. Zokici. Ivyo nivyo shaka. Cyambere nuko ufite amahera. Uravyumva? Cyangwa example nawe. Amahera y'ibikoresho nayo. Nagwa example nawe. Gerageza. Banana gwa example. Gerageza. Oya, uri mabuja wanjye. Narinzwe wabyira. Katwage mbwira. Shaka kumbwira ibiki? Shanda kubarira ati ko mbona nibaba none nashatse ndeke kubaba ariko nkomeza mbona waratinze. Wapi? Ntago umuntu umuntu agomba kumanza yakora imyitozo, urumva? Ntago biri ari ibintu byo kugenda ngo upfe kubuke. Upfe gufata umuntu mwice gucyo cyenyege. Ko ino musi neje bitazore. Ni ibintu ugomba gupanga. Urumva? Imisi wapanzira maze urukumva. Umva mubwire. Tuvuge gahoro. Hano hirya Remera hari abantu bakunda kunyura n'abagiye muri Nyandungu, urumva? Kana gashamba ndakamenyereye. Ukuntu bimeze birantaga ibintu byo gubukamo, urumva? Ejo bundi kwa kane hazarema isoko, abantu bazawe kuva abantu bazawe hari n'abandi numvishe ngo bazajya he kuryosha muri Nyandungu. Bajya kuryosha kandi nawe yari numvishe ari kuvuga ngo hari mushiti wambwiye ngo azajya kuryosha muri Nyandungu nawe, urumva? Nzagafatana no muri ishamba nta muntu uzabimenya. Tukujyana turi kumwe? Yego. Cyambere ko umuntu uri mu nzira cyonyine. Nje biroroshe.
cyonyine jesigane n'umuntu ariko nkunda ubundi uzi yuko ari umuntu. Iyo ni impamvu ugomba kubyara ibintu pole ukabikora imyitozo ukagura rero ibyuma inzobere yabyo we humura. Umuntu wakurangiye ganza urumva Badu, umuntu wakurangiye ganza yarabizi yaranzi urumva, nanjye kandi ndakwizeye nawe yarazi yuko nyamaza mahera yose wasibye narayaguha nawe yarazi yuko nyamaza nakora imyitozo narayemeye ko nzoyaguha uzayamba urumva ndabizi. tuzontengushirira ntabona none ngewe ari amafaranga nanjye nakeneye kuzaguramo akamodoka none nkajya mbashira baba bampaye ikiraka cyo kubikora nkakora wambwiye ngiye kwica umuntu nkajya nsoza kumwica nkamushyira muri inyuma mu modoka muri butu nkagera nkamwereka none nkereka nyiri muntu nkamwereka nkavuga ati dore akazi kawe nagasoje wowe turi kumwe cyane. niyo gahunda rero ndashaka kuzagura n'akamodoka kwanza kujya ngendamo urumva ngo ibyo bintu ibyo byawe shaka ibyo bintu byawe ndaza kubigukorera ahubwo turi kumwe kamanzi njye mu myitozo turi kumwe nizeye ko bitarengeye ibyo nyine yuko